none se ko ntari kukubona cyane ukuri ndarushye pe none se ku muhanda nakubwiye nageze sindi kukubona ko yakomeza umanuka ku gahanda ngewe urambona amagaze ku muhanda komeza umanuke Mana we cyakora ko narindaye ku muhanda sashiri ntabwo zigoye ahubwo wowe kukuzobora nyine biragoye Sorry, ndabyumva warushye nakundi wari umeze ute? Halo? None se abandi bageze mani? None se ko ninasabye akawofu hapi nge narindi muri karitsiye ya Ridiro naringiyemo urumva kwita nza mu kazi rero byangora kabisa. Umuyobozi yageze se? Shana haribe nyine ubwo kanze ndebe ukuntu migenza gusa ndaraburije hari izindi gahunda naringiye kujya ngo reka zonze yagarike kabisa. Wana sawa naribe kabisa reka nze ndebe ukuntu ntazi. Shara kubu urebye ubuntu urarumva. Kagiye nabonye kaza kabibita kambara ubukabutura ubundi wumva. Cyakora shirire kabiri. Nuko kari akantu nagashatse mbona byibura gafite ibiceri ngira ngo bakurebye. Jinga ni mugabo. Kugira ikibazo mu misadari ngenda kubera. Shashiri ikibazo. Wowe umbeshya cyane. Ndaguhamagara ukambira ngo bagiye mu kazi. Bebirega ari ahora nkorera. Kaza bari kenshi cyane. Shashiri ngiye rwose ukora akagabo ntago nkashaka ndumva nagahaze usiko nsigaye nkabona nkumva ngiye no kuruka. Muri misadari ngenda ari ko bwawe. Shashiri ngomba kugushakira time ihagije. Nkumbuye bya bihe bya kera ukuntu twatekaga. Twagirana. Hari igihe bingora. Nshaka n'akandi kantu uzajya bizajya bigenda biza gusa nyine nawe nyine nagushima keya niyo mpamvu bingora karama kumbona n'ubundi bikugoye cyane baje twibana sha kamubwire nanjye mba ndi kubitekerezaho ariko uriya mugabo ntabwo twahita dupfa gutandukana nonaha kuko nwese n'undi kubona atabyara n'undi uko byamunaniye kubyara ntacyo akumura nyine reka tubanze tubone se ubura yambuze icyo duhubuka ejo mu gitondo dupakire byahita bigaragara nabi rero no kubeshya n'abantu tujye dushe tujye gukaraba tujye no tube turuhutseho gatoya waje ku kizuba uje mu rugo umeze neza ufite furesheri ubundi tugire ku buriri nawe ntabwo utangiye kumbwira uriya mugabo ikiganiro cyose kiba gitangiye kuryoha ukazanira uriya mugabo uriya n'umugabo iriya mbwa ni umugabo ngewe nawe rwose ntukagenda Ndarota se shikamaze ngurimo ingofero banze ibintu bikona ari surprise kabisa ndatungu ngo ntango mbyara ngo ndimbwa ngo ntabwo mbyara mani ngo ndimbwa ngo singutunze ngo simbaye tunde kure wandaye ko manyuko byavuze byose utekereza ko nabyumvisha
akubundi wowe umva gatima sindebe ni ibintu bukoze ariko nkawe koko ubundi buri buba wigira iki ako shiri nuko pani byashira byashira ibyihorera icara hasi tu oya byihorera umva utabawe n'ikintu kimwe ngiye mu kazi nindamuka mvuye mu kazi sanga utaje ubundi nkabe nakakwishe bakamfoma apa igiro nigende sanga wazinze ibyawe wagiye najyana shiri waje waretse gukora ibyo bintu ni ibibazo n'ubu mana yanjye uriya mugabo noneho byanze ariko reka mubwire mfite igitekerezo ndabona n'ubundi urugo rusenyutse n'ubundi ntacyo ndamira gusa n'ubundi uriya mugabo ni ikigoryi ni imbwa n'ubundi nta gihe nari kuzamarana nawe uzi umuntu w'umugabo unanirwa buri kimwe cyose mu rugo akumva yuko sha umva ahubwo umva ikintu ushaka kunkorera nshaka ko nshakira umuntu neza akantu ugahita agakora diru nta muntu umenye ngo byagenze bite nta umenye ngo se nyine bikarangira kuko nanjye aho kugira ngo uriya muntu sinabana nawe kandi noneho ukuntu anyihomaho nta n'ubwo we yagenda ahubwo ndabona icyo ngomba gukora ari icyo ngicyo yego umva gahunda ngomba gukora ni iyo ngiyo we nshakira umuntu noneho uzi ikintu yankoreye kimbabaje nibonera umwana twari dutangiye gukundana nuza akankorera buri kimwe cyose nkumva nguwe neza ingegera nirangiza ize mwana ngo kuko ngo isanze twicaranye ngo igomba kunyirukana ngo nkava mu rugo umva singomba kuhava icyo nagambiriye ngomba kugikora ino mitungo ngomba kuyisigarana we nshakira umuntu nshaka yuko bakica cyangwa se n'ikitanapfa bagikorera ikintu ku buryo kibura ubwenge cyangwa aba umusazi oya nako nta mpamvu yo kuba umusazi nshaka kwapfa kuko kuba umusazi ntabwo byaba bihagije gahunda ni iyo ngiyo sawa noneho rero bibyemo turakomeza dupange uzajya umbwira uko bimeze amafaranga nta kibazo umwana umuntu yayahiga we kora nta kibazo sawa kwereka ifoto ntari bitureho uwo muntu yego nari ngeze hafi yo mu rugo ndimo ndataha ariko reka tuze kuvugana mu kanya telefone ndabona igiye kuzima sawa ntaribi turaza kuvugana sheri umva rero amakuru meza umva ubu ngubu ibintu byose ni free umva ntabwo nayaguta yaguze umva kagabo nako bw'aka kagabo umva nagatumye habaho ibintu byagiye yagera y'umugabo yohushye mbega wumve yuko atagihari umva ubu ngubu none ikintu ndashaka ngo bibaye binahutse nonaha uhita upakira utwawuze kuko ubu ngubu dufite ubwisanzure tugomba kubana muri ino nzu umva ibintu byose byarangiye